Rusi igice cya mbere turasoma duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa karindwi, tuze gusimbuka dusome n'umurongo wa 19 n'uwa 20 n'uwa 21. Igitabo cya Rusi ni igitabo gikurikirana igitabo cy'abacamanza, page 254. Umutwe w'amagambo uranditse ngo Elimeleki na Nawomi basuhukira i Mowabu. Elimeleki na Nawomi basuhukira i Mowabu. Mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu y'i Buyuda asuhukira mu gihugu cy'i Mowabu, we n'umugore we n'abahungu be bombi. Uwo mugabo yitwaga Elimeleki, umugore we yitwaga Nawomi, n'abahungu be bombi, umwe yitwaga Mahaloni undi yitwaga Kiriyoni. Bari Abefurata b'i Betelehemu y'i Buyuda. Bagera mu gihugu cy'i Mowabu baturayo. Elimeleki umugabo wa Nawomi arapfa, asigarana abahungu be bombi. Barongora Abamowabukazi, umwe yitwaga Orupa undi yitwaga Rusi. Bamarayo imyaka nk'icumi, maze Mahaloni na Kiriyoni bombi barapfa. Uwo mugore yapfushije umugabo we n'abana be bombi. Bukeye ahagurukana n'abakazana be kugira ngo abe mu gihugu cy'i Mowabu asubire iwabo, kuko yari yumviye mu gihugu cy'i Mowabu yuko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe akabaha ibyo kurya. Murongo wa 19. Nuko bombi barajyana bagera i Betelehemu. Bagezeyo abo mu mudugudu bose bahagarika umutima nabo. Abagore barabazanya bati, uyu ni Nawomi se? Arabasubiza ati, nimukanyite Nawomi, ahubwo mujye munyita Mara, kuko Uwiteka yangiriye ibisharira, navuye ino nuzuye, Uwiteka angaruye narayereye. Munyitira iki Nawomi, ubwo Uwiteka yanshinje ishobora byose, yambabaje. Imana itugirire neza. Amagambo y'Imana yasomye mu gitabo cya Rusi hatubwiye abantu bari bati i Betelehemu y'i Buyuda mu nzu y'imitsima, mu ijambo ry'Imana ari Abefurati, ngo inzara iratera. Inzara ishobora kuba yarateye cyangwa igiye gutera. Inzara imajije gutera, umugabo umwe bita Elimeleki aratinyuka mu mudugudu wose wa Kibagabaga y'i Betelehemu y'i Buyuda, aravuga ati ngewe inzara sinayihanganira. Iyi nzara ntago nayihanganira, aho gupfa none nzapfa ejo. Mu nzu y'imitsima ariko uzi inzara yateye mu nzu y'imitsima, aho imitsima ibikwa. Uzi inzara yateye i Betelehemu y'i Buyuda, hakazamo inzara. Elimeleki aravuga ati ntago nabyihanganira. Ngewe mfashe umwanzuro wo gusuhukira mu gihugu cy'Abamowabu. Abamowabu ni abana, ni urubyaro, ni ubwoko bwanduye, ni bizira, ni abana bakomoka kuri Loti. Ni abana Loti yabyaranye n'abakobwa be. Ubwo bamusindishaga bagasambana akabatera inda, havuyemo Abamoni n'Abamowabu. Ariko Elimeleki aratinyuka ngo kubera inzara yateye arasuka ava mu gihugu cy'imitsima, ava i Betelehemu y'i Buyuda, ava mu ijambo ry'Imana ajya mu bizira. Agezeyo aya Nawomi n'abahungu be babiri, Mahaloni na Kiriyoni,
ageze i Betelehemu Yuda arapfa, ageze i Mowabu arapfa, ageze i Mowabu Elimeleki arapfa, Nawomi arasigara n'abahungu be bashaka abamowabu, nabyo byari ikizira ku Uwiteka Imana, bashakana n'abanyamahanga. Hashize imyaka 10 nabo bahungu barapfa, arangije Nawomi ngo yumvira Mowabu yuko Uwiteka Imana yagiriye neza abantu b'i Betelehemu y'i Buyuda. Haleluya. Abantu bagize gute? Abantu bihanganiye inzara, abantu bazihanganira inzara igiye gutera mu nzu imitsima, barihangana ngo Nawomi ngabyumvira mu gihugu yahungiyemo yuko Uwiteka Imana yagiriye neza abantu b'i Betelehemu y'i Buyuda. Amahirwe Nawomi yagize ntago nzi ko uzayagira, kuko Nawomi yagize amahirwe akomeye cyane. Ni nka wa mwana w'ikirara wisubiyemo akavuga ati nacumiye ku Uwiteka no kuri wowe data, ariko kugira ngo nkomeze gutungwa n'ibi bintu ibyo kurya ingurube zasigaje, reka njye kwa data mupfukamire nce bugufi. Niyo mahirwe Nawomi yagize, kuko ubundi yagombaga kuzagwa mu gihugu cy'i Mowabu nk'uko n'Abisirayeli bazagwa mu gihugu cya Egiputa. Imana itugirire neza. Nawomi ngo yumva yuko Uwiteka Imana yagiriye neza ubwoko bwabo akabukiza inzara. Nawomi aravuga ati nta mpamvu yo kuguma kwicara ahangaha, nicarwe n'iki ahangaha, nta mpamvu yo gupfa, kandi namenye ko iwacu hari ibiryo. Nawomi ngo aragenda, ariko ngo agezeyo baramuyoberwa. N'amahirwe yagize, ariko ubundi amahirwe menshi yari uko agomba kuzagwa i Mowabu aho yasuhukiye. Imana itugirire neza. Ntago nzi inzara uko izatera imeze, nta nubwo nzi ukuntu bizaba bimeze, sinzi byari byo, ariko uko byagenda kose Imana izagirira neza abantu bihanganiye i Betelehemu y'i Buyuda. Haleluya. Aba bantu Imana izabagirira neza. Ntago nzi ubwoko bw'inzara ufite, ntago nzi intambara urimo urarwana uko zingana, ntago mbizi, ntago nzi umusozi urwanamiye uko ungana, ariko byanze bikunze Imana izagirira neza abantu bihanganiye mu nzu y'imitsima. Abo ngabo Imana izabagirira neza. Ntago nzi inzara, ntago nzi ingano y'inzara izatera izatuma igikuba gicika, abantu bose bazavuga ati reka nigendere. Abantu bose bavuga ati ntago nabishobora, ibi ntago nabivamo, ntago nzi ukuntu bizaba bimeze. Kuko mu Kristo ngo arimo agenda yahuye n'abagabo babiri bari bafite ubwoba. Ubwoba rero ni ikintu gikomeye cyane. Niba ari ikintu gikomeye ku mugenzo ujya mu ijuru, ni ubwoba. Kuko ubwoba nibwo butuma dukora ibyaha. Ubwoba nibwo butuma tureka inzira ijya mu ijuru rwose. Ubwoba bugatuma ukora icyaha kugira ngo udapfa, ariko n'ubundi uzapfa. Mu Kristo rero ngahura n'abagabo, ngo abagabo ngo bari bahuye n'intare ngo ziziritse, ariko ibyo kuzirika bo ntibanabibonye. Babonye inzira ijya mu ijuru, ubundi iragororotse, igoswe n'inkike zitwa agakiza. Muri iyo nzira rero babonamo intare, kandi bajyaga mu ijuru ngo bagarutse inyuma kibuno amaguru. Noneho bajya kuvuga ngo turagarutse bikabananira, kabate turaguratse. Ese muravaye mukajye, twari tugiye mu rurembo Siyoni, ariko ibintu tuhahuriye turaguratse. Mukeza kabate ariko ko murantera ubwoba, ibintu muhahuriye ni ibiki? Abati intare turaguratse, intare. Noneho bamutera ubwoba cyane, ngaragarara aravuga ati ubu ngubu se nanjye ndasubirayo, ubu nanjye ndasubira mu mudugudu urimbukiro, ubu nanjye ndasubira muri bwa busambanyi, ndasubira kuba maraya koko, ubu nanjye ndasubira muri uriya bakarudaya, ubu nanjye ndasubira nk'Egiputa, ubu nanjye ndasubira mu wabo koko. Ngo nuko mu Kristo ngaricara akora imibare. Haleluya. Tugiye kugera ahantu bizagusaba gukora imibare.
utitaye kuri ba muswa n'abamutiringira, bazavuga bati turaguratse, bazavuga bati intare zirahari, ariko icyiza cyazo ziraziritse. Haleluya! kandi nk'umukumirizi afite kuntu yaziregeye we, uyitambutse mo gakeya wigendera uratambuka ukagerayo. Amena. Mukristo ngo yakoze imibare avuga ati ubu nsubireyo, avuga ati ntago nasubira kunywa itabi, ntago nasubira mu kidereka kunywa urwagwa n'ikaraga, ntago nasubira muri bya byaho Yesu yankuye, ahubwo ngiye kugenda nizinambya umwami nyir'ururembo njyamo azamenya ko napfuye musanga. Haleluya! urumva iyo decision ntago yarazi ko ziziritse, kandi nawe yarazibonaga, ariko aravuga ngo ho kugira ngo nsubire mu Egiputa, ho kugira ngo nsubire mu byaha, ho kugira ngo nsubire mu ruvange rw'amadini, ndakomeje umwami nyir'ururembo njyamo azamenya ko napfuye musanga. Haleluya! kandi iyo wavuze gutya, icyo ni ikibombe gikubita abadayimoni benshi. Twapfuye inshuro nyinshi ntitwapfa. Haleluya! Amena. Bose mbibutse ibintu byabereye ahangaha, korali ya Sipirimi ibaririmbira ngo mureke gutinya manze murebe ibirindiro. Baririmba bakagira ngo dufite ibindi birindiro, ariko biba bihari mu buryo bw'umwuka. Haleluya! icyo kibombe cyakubise abadayimoni benshi barahunga. Mukristo atangiye kugenda ngarebye neza abona ziraziritse, abona nubwo zatonoma ariko ntizanamukoraho, azicamo gakeya. arabaza ati ariko si ubundi umwami nyir'ururembo tujyamo kuki yemeye ko zino ntare ziba mu nzira zigomba kubamo kugira ngo ibiharamagara bigaragare. Haleluya! bigomba kubamo, hagomba kubamo intare zigomba kubamo, hagomba kubamo akaga, hagomba kubamo amakuba, bigomba kuba muri iyi nzira igoswe n'inkiki zitwa agakiza, igororotse, abanduye imitima batazacamo, ariko umugenzi nubwo yaba ari umuswa ntabwo azayiyoba. Haleluya! Amena. zigomba kubamo kugira ngo bigerageze imitima yanyu, kugira ngo bigerageze urukundo mukunda umwami. bigomba kubamo, kuko kujya mu ijuru ntabwo no gupfa kuri sitaraho, no kurikorera. ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. agakiza twakabonye ku buntu, ariko kugira ngo ujye mu ijuru ni ukwiha icyuya. kandi Imana ishaka igihugu cyayo yagikomeyeho kugira ngo abazakigeramo bazabe batunganijwe rwose. Imana itugirire neza. ntago nzi ubwoko bw'inzara bwaguteye bukagutera gusuhuka, ukaba waravuye i Betelehemu y'i Buyuda mu masezerano ukajya mu byaha. nta nubwo ndi kwibwira ubwoko bw'inzara bugiye gutera i Betelehemu y'i Buyuda ukuntu buzaba bungana, buzatuma abantu bavuga ngo turagarutse, tubivuyemo, ntitwabishobora, ibi ntabwo twabishobora, ibi ntabwo ari ibinyama, nta muntu wabishobora. bazabishobora abantu babanye n'Uwiteka Imana, bazakomera bakora iby'ubutwari. Imana itugirire neza. bazabishobora, ariko wowe uzaba ugamije kuva muri kino gihugu ukagenda, umenye yuko bya byago watinyaga bizagusangayo, ariko nimugambirira kuguma muri kino gihugu nibwo Uwiteka Imana izabubaka. Haleluya! numvaga ari amagambo y'Imana afite yo kubaganiriza. nimugambira kuguma muri kino gihugu nibwo Uwiteka Imana izabubaka, izadushoresha imizi, ntabwo izaturandura, izadukomeza dukore iby'ubutwari, kandi ijuru twaririmbye tukaritwarana tukiri batoya tuzaregeramo. Haleluya! Amena. kuko igihugu cy'ijuru kiriho tuzakigeramo. Imana itugirire neza. ndumva nasenga Imana y'Ubuyuda. Mana yacu turagushimye kubw'amagambo yawe,
uri Imana ifite imbaraga, ukagira ubutware, ufite n'ubushobozi. Izina ryawe witwa Rubasha. Uri imbaraga zacu, uri ibyiringiro byacu, natwe turabagaragu b'imburamumaro. Turagushimye kuko ari waduhamagaye, turagushimye kuko ari wowe turangaje imbere, turagushimye kuko uri Uwiteka Imana yacu. Icyubahiro kibi cyawe. Gutera imbuto ni ukwacu, kumeza ni ukwawe. Ukize ubugingo bw'abantu bawe kandi ubakize kurimbuka. Urakoze. Icyubahiro kibi cy'Imana, izina rya Yesu, amen.